Imana ni Imana nziza kandi ni Imana ikomeye, ni Imana ifite byose mu kiganza cyayo, kuko Imana iradukunda. Uhereye mu itangiriro, mbere na mbere Imana yaremye ijuru ndetse n'isi, ukagera mu gice cya mbere ku murongo wa 26 usanga yararemye ibintu byose mw'icyo gihe cy'iyo minsi itandatu, ariko ishyitse ku munsi wa gatandatu irema umuntu, ndetse uwo muntu Imana imuhereza ubutware bukomeye bwo kuyobora bya bindi byose imaze kurema, yaba ari ibyo mu nyanja, yaba ari ibyo mu isi, ku butaka, byose, yaba ari ibintu byose Imana yabihaye umuntu ubutware bukomeye. Rero muri wowe ndagira ngo nkubwire, harimo ubushobozi bukomeye, harimo ubushobozi kandi budasanzwe. Menya ko ufite ubushobozi budasanzwe. Turabasuhuza mwe mudukurikira umunsi ku munsi, tubifuriza ibihe byose amahoro n'imigisha bituruka ku Mana, kandi nongera kubabwira ngo turabakunda. Aha ni ku Rurembo TV. Twari tubakumbuye, tubakumbuye ibihe byose, kandi twabasezeranyije ko tuzaga tubagezaho ibintu bitandukanye, yaba ari ubutumwa bunyuze mu ijambo ry'Imana. Iyo niyo ntego yacu ya mbere, ariko ijambo ry'Imana rifite ibyo bishamikiyeho, haba ari ukugenda twigishanya mu buryo twatera imbere, kuko twagiye kwibaza umukristo n'ubuzima arwana nabwo ni ubuhe. Ese umukristo yakwikura mu ngorane ute? Yagenda yiteza imbere ute? Kuko iterambere twabonye ryo ryugarije abakristo cyane kurusha ibindi byose. Rero nyemerera uyu munsi nkwisabire kugira ngo ubanze ukande subscribe, ukore like, share and comment. Uraba ugize neza, kandi Imana irakumpera umugisha. Ni ibintu bitagoye, weho icyawe gusa tuzamure ino channel, twayifunguye ku bwanyu. Ariko turasaba ko nyine inkunga yawe ni ugukanda gusa subscribe, kandi ugasharinga abandi ahantu hatandukanye, nabo bakabasha kubona inyungu wabashije kungukira k'uyu muyoboro washyiriweho. Imana rero nongere nkubwire ngo iguhereze umugisha. Tumaze iminsi kandi dutekereza ikintu nibura twakugiraho inama cy'uko wakora, kandi iki kintu tugiye kubabwira, iki cyigisho tugiye kubahereza ni icyigisho kireba yaba ari umushomeri, yaba ari uwize cyangwa utarize, yaba umuntu wese, yaba ari umuntu ufite akazi cyangwa utagafite, abo bose birabareba kuko bishobora kubagirira akamaro. Twatekerejeho kubahereza uyu mushinga, tubagezaho imishinga itandukanye kugira ngo mubashe kwihitiramo icyabanyura, mukabasha gutera imbere, cyangwa kikabasha kubafasha mu buzima busanzwe bwa buri munsi no mu bihe bizaza, ndetse wagikenera ahantu hose waba mu isi, ushobora gukenera ibi bintu. Tugiye kubigisha, turabanza guhera muri teori, turabivuga mu magambo, mbasezeranya ko nzabaha na pratique. Ariko banza ufate agakaye kawe, uko tugiye muri teori, ufate n'ikaramu yawe, ahandi wicare wige. Icyambere kandi nkwisabira ni uko ugomba gukunda kwiga, kugira ngo ibyo ngiye kukwigisha ubashe kubifata, ni uko ubasha gukunda kwiga. Kandi kugira ngo ubashe gutera imbere, ni uko ugomba gukunda kugira ute? Kwiga. Icara rero twige, ahandi numara kwiga, umaze gufata ubumenyi, nibwo ubasha gutera imbere. Murakoze cyane banyeshuri beza. Hanyuma natekereje kubahereza umushinga wa mbere, ni isabune y'amazi, kubigisha gukora isabune y'amazi. Ahantu tuye hari umuntu udakoresha isabune y'amazi? Hari umuntu udakoresha isabune se? Nta muntu utayikoresha. Aho ngaho utuye bagukikije nta muntu udakoresha isabune. Rero nyemerera twige iyi sabune muri teori. Iyi sabune ni isabune idasaba igishoro cyinshi. Bisaba iki rero? Icyambere bisaba kubanza gukunda kwiga. Cyo ni icyambere. Kunda kwiga. Kabiri, biragusaba kwiyemeza nyine. Kwiyemeza kugiye kwiga uyu mwanya, ubwo wiyemeje, urakoze cyane ko wiyemeje. Gatatu,
shaka indobo eshatu cyangwa ebase eshatu n'umwoko. Icyo ni icya gatatu. Icya kane, shaka ibikoresho byakurinda kugira ngo amaproduit akoze ino sabune atabasha kukwangiriza. Shaka rinete, shaka igisarubeti cyangwa inkweto zifunze. Muri ibyo byose uba ukwiye kuba ubifite. Niba udafite n'isarubeti, ushobora gukoresha imyenda igufunga hose kugira ngo utabasha kwangirizwa n'amaproduit. Urakoze cyane. Hanyuma uyu mushinga ushobora kuwutangiza amafaranga ari hagati ya 15 n'ibihumbi 20. Wampamagara nkakubwira uburyo wabigenza adetaye, nkagusobanura naho wakura izo produit ushobora gukoresha. Ni isabune ushobora gukora mu isaha imwe buri imwe, hagati y'iminota 45 n'isaha imwe. Ushobora kuburangije gukora iyi sabune rwose, ugatangira kandi ukaba wayijyana ku isoko bakaguhereza icyo bita ku mafaranga, ugakuramwe inyungu wungutse, ugatangira ukiteza imbere, cyangwa se ukabasha kuyikoresha iwawe. Waba ufite imodoka cyangwa ufite aho gukoropa, ukayikoresha n'imyenda irafura rwose. Ni Multipurpose Liquid Soap. Multipurpose Liquid Soap ni isabune ikora byose, mu gukoropa, mu gufura, mu koza ibyombo, mu koza imodoka, mu gukora amasuku mu toilet, mu nganda. Iyi sabune iri mu byiciro byinshi, ariko iyo ngiye kubigisha ni isabune ikora byose. Nubwo hari isabune zihariye zigenda zikora ibintu bitandukanye, ariko ngiye ngiye kubigisha uyu munsi mpereyeho nuko ari isabune ikora byose. Murakoze cyane. Hanyuma kugira ngo iyi sabune uyibone, nuko ugomba kuba ufite amaproduit. Ubu twamaze kubona ko ufite aho ubikorera ndetse ufite n'ubwirinzi. Ubu ngiye kukubwira amaproduit. Ana amaproduit ashika kuri 7, hagati ya 7 n'8. Produit ya mbere ni ungaru. Uri kwandika produit ya mbere ni ungaru. Kabiri, acide sulfonique. Acide sulfonique. Gatatu, muri kwandika, gatatu, caustic soda. Kane, tufite kuri produit ya kane, nitresol. Gatanu, umunyu. Uri kwandika. Gatandatu, impumuro. Karindwi, ibara. Produit ya 8 yakabaye iya mbere ubundi niyo tugiyeho. Produit ya 8 yakabaye iya mbere na amazi. Amazi nayo ni produit. Ni produit ushatse wayigira iya mbere rwose, kuko yiharira 80 kwijana y'iyi sabune. Y'iyi sabune. Hanyuma ugakora isabune. Natwe turayikora ahubwo muduhamagare tuyibagezeho, kuko turayikora ikaba ari nziza. Nk'uko twakoze ry'abana nababwiye, twakoze iri y'icyatsi, ariko yo wakora y'ubururu, y'umuhondo, byose bitewe n'ibara ushaka gukora. Ukimara kubyandika byose, ibyo byose wanditse, wabasha gutangiza amafaranga ageze ku bihumbi hagati ya 15 na 20. Ahandi ugatangira ukiteza imbere. Uwo ni umushinga ufatika, kandi nkwizeza ko mu gihe ugiye kuwutangira, kuko nzabagezaho igice cya kabiri dukora pratique, gende mbereka ya maproduit nababwiye ngo nayahe, asa gute, abameze ute, agurirwa he. Nzabasha kugenda mbibasobanurira. Hanyuma Imana ikumpere umugisha, kandi Imana ikugirire neza, igushyigikire. Weho nakubwiye ngo kunda kwiga, ahandi tukuzanire ibintu bitagusaba igishoro cyinshi. Erega waba ufite n'akazi, nta mpamvu yo guhora amasabune ku mabotiki atandukanye, byarakuvunnye, udepansa amafaranga menshi, ugasanga uri kwivovota ngo mpembwa makeya. Icara wige, ubwire uburyo kiri umushahara wawe wakugirira umumaro, ukabasha gutera imbere. Imana rero ikumpere umugisha, kandi Imana ikugirire neza. Kuri screen turaza gushyiraho
namba zacu, nimero zacu za telefone, kugira ngo niba wifuza ko hari indi nama twakugira utugisha inama cyangwa ukwandikire muri komenti utubwire icyo mukeneye, mukitubwire ahandi tukibagezeho. Imana rero ibahereza umugisha, turabakunda. Sharinga mu magurupe atandukanye, mu bavandimwe bawe, mu baturanyi bawe, ahandi nabo bige, ahandi batera imbere, kuko leta y'u Rwanda ni leta ikunda umuturage, ni leta ikunda umunyarwanda, kubera yuko yaramuzirikanye. Kuko no mu bihugu buriya byateye imbere, harimo na bimwe mu bihugu bidukikije za Uganda na Kenya, bateje imbere inganda zo mu ngo. Rero n'uruganda rwo mu rugo ni ibigize uruganda rwo mu rugo, kandi leta y'u Rwanda nicyo kintu yashyize imbere cyane, kugira ngo we munyarwandakazi, we rubyiruko urangije kwiga, wabuze icyo gukora, twegere, kurikira iyi video uyirangize ahandi urebe impinduka igira ku buzima bwawe. Witinda mu bintu bidafite umumaro, ujya kureba ibintu bidafite umumaro. Iga ahandi utera imbere. Imana ikumpere umugisha, kandi dukomeza kubabwira ngo turabakunda cyane. Bye bye.